yizihiza imyaka 6 ibonye izuba cyagenze bite ubihagaze ite nibyo rero mu kiganiro gitoya tubateguye kugira ngo tubagezeho mu by'ukuri korali yacu yahawe izina ry'imbuto ariko yisunga Mutagatifu Karoli Rwanga ivukira rero mu muryango remezo wa Cyuzi rwose shimira delegation yaguyeyo ize kubidushyikiriza ko twabashimiye cyane ko batubyaye abana babo batashya ikorali rero yashinzwe ku muhate wa paruwasi yakomeje kujya mu muryango remezo ikareba uko baririmba bagatuma y'Padiri Barushimana Sylvestre hanyuma arashyiraho ati ko se ko munza kuririmba mu muryango remezo mwaje mukaba korali ko nta kibazo arabatinyura rero ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu 2019 niho navuga bemewe nka korali ya paruwasi Ruhango kuko nibo baririmbye misa nakwitiye umuganuro ubu rero babaye gutyo korali abakorali ya 5 yemewe muri paruwasi Yezu Nyir'impuhwe mu Ruhango itangirana n'abaririmbyi 13 biganjemo abo mu muryango remezo wa Cyuzi uyu munsi imyaka 6 yashize korali imbuto Saint Rwanda ihimbaza Imana mu ndirimbo kandi bikagenda neza rero turashimira abantu batandukanye harimo abayobozi bacu padiri mukuru n'abapadiri bari kumwe harimo abakristo harimo inshuti za korali wenda inshuti za korali ndabigarukaho n'umuntu abikubitiro nabo umuryango remezo aho twavukiye hanyuma hari umuntu kubera akazi ashobora kwimuka ntaba akiri umukoriste ariko tukagumana uwo ni inshuti ya korali ashobora no kuba atari umukoriste akaza akishimira ibyo dukora akavuga ati nubwo nabona umwanya reka njye ntanga inkunga imeze gutya araza kubigarukwaho umutungo dufite abo navuze n'inshuti za korali nabo babigiramo uruhare nkomoje ku mutungo rero nk'uko nabivuze umutungo wa mbere ni abaririmbyi korali yatangira abaririmbyi 13 ubu ngubu tugeze ku baririmbyi 50 kandi dufite icyizere cy'uko bazakomeza kwiyongera rero mu guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo dusaba ibikoresho indangururamajwi ibyuma bishoboka tutongera ibikoresho nta kamera nziza dufite hari n'ibindi byuma bibura n'ibindi ariko ubu ni umushinga mugari dufite munyemerere rero agakanya kabe akanya keza ko gushimira nabivuzeho n'umuyobozi araza kubigarukaho wa korali turashimira cyane cyane paruwasi yacu nziza ya Ruhango iduha urubuga rwo kwigaragaza ku bw'ibyo vuba aha ngaha twashyiriyeho gahunda n'ubwo wenda tujya turirimba misa mu gihe baduhaye ariko twashyiriyeho gahunda y'uko uwa kabiri twe nka korali tuzajya turirimba misa mu gitondo ni muri twibature ntabwo biba
byoroshye ariko hari ababishobora. Ubwo rero umwe mu bakorisiti twahisemo dukangurira n'abandi ariko kugira ngo muzagire ikirenge muke, umukorisiti witwa Donata Najejuru, hanyuma perezida araza nawe kujya ejuru, hanyuma impano ye bayirebe. Ariko ndagira ngo nsabe n'abantu bafite smartphone, nubwo turagura kamera yacu nziza, ariko abantu bafite smartphone bafotore. Abantu bafite smartphone afotozi nawe hafi, ndabona tumufite. Mutwereke abanza arebe. Yego, ngenda abona handitseho korali Imbuto yisunze Mutagatifu Karoli Rwanga. Igwaye icyemezo cy'ishimwe we Donata kubera ubudasa wagaragaje mu iterambere rya korali Imbuto z'Ejo Rwanda. Belena umubyeyi nari ngiye kuvuga uri mu myaka ijya gusa nk'iyi imbere, ariko rwose arasimbuka akadutanga rimwe na rimwe ya masaha nta mugoroba. Ari kumwe n'umufasha we, yego nawe amagambo ariho ni yayandi ko afasha korali mu iterambere. Akoze yisubireyo amahoro. Niyo mpamvu ni certificate y'umuryango, ndagira ngo hari ubutaha tuzagakosora, rero tukajya na Maxime nabo bigera imbere bose. Buriya tubakunda kimwe kuko nawe mukunda kimwe. Bamwe ko Renari adahari, ariko reka tusabe Menegiride igire imbere afatire Renari. Aba batoza niyo batubwire ko turirimba muri aya majwi ane. Ubwo rero rwose ubwitange bwabo turabuzirikana, tukababwira ngo nimukomereze aho ngaho. Kugira ngo nsabe perezida wa korali ayakire, hanyuma ayakirize Padiri Boniface azadutumire.
azadutumirikire we nta kibazo zaryoshye ngo niko bavuga uyu Padiri Sylvestre rwose yakoze umurimo mwiza wo gutuma tuvuka tuvuye mu muryango remezo ubwo rero iyo mpano muzayimuzikirize mubwire ngo korali imbuto tukiri aho rero nagira ngo sabe Padiri mukuru nawe akagejera adufashe adushyikiriza impano umuryango remezo ubagarira umuryango remezo wa Cyusa niyigera imbere Padiri mukuru amushyikirize icyemezo cy'ishimwe rwose mujyane imbere icyemezo kigaragaza ko koko korali imbuto ibazirikana rwose nyakubahwa Padiri umuyobozi wa korali imbuto ntabwo byemerewe kugenda Pasikazi ntabwo byemerewe kugenda ntabwo byemerewe formule yari yayindi gafotozi sinzi aho yagiye gafotozi Kristo Yesu akuzwe ndumva nasubiza ijambo MC ariko perezida reka abanza icyo avuga uducumbikiye imyaka ibaye 6 ndasaba Padiri mukuru yongere tumugore amushyikirize ayo mashini makeya ku muntu w'icumbikiye imyaka 6 Viva Jesus!
mwumve ikinyarwanda neza. So ariko rero yambiye muraho neza, ashize imyaka myinshi tutari kumwe. Abanyarwanda bavuga ngo umusazi ngarasanga ku ijambo. N'iyi korali rero yuzuye Roho Mutagatifu igwa ku gushaka kw'Imana, yitwa imbuto za Mutagatifu Sunshine Rwanda. Izi mbuto rero z'uburyohe zavutse kuri korali, nayiririmbyemo igitangira, ariko nza kugenda kubera amateka ariko turi kumwe. Perezida yansabye kuririmba indirimbo 3, ngiye kongera amaririmbo y'indi akapera kuko muri yubire muziko tuzimbaza imyaka 2025 gucungwa kwa muntu. U Rwanda narwo igahimbaza imyaka 125 twakira ivanjiri, namwe mugahimbaza imyaka 6. Reka dushimire Imana, tuyihe amashyi n'impundu nyinshi cyane nanone mukapera. Oh
Right.
nibatinda ndahita nongera mbihera kapera kubera ko